Imana irategetse ngo bakuziture. Mugo mugezi bagusizemo, Imana irategetse ngo bawugukuremo. Aho baguhambye, Imana irategetse ngo nibaguhambure. Cyo giti bakumanitsemo, Imana irategetse ngo bakigukuremo. Oh haleluya! Ngo bucuruzi bwawe bashinguye, Imana irategetse ngo nibabutabure. Yesu ashimwe cyane. Ubukwe bwawe bwapfuye, Imana irategetse bwongeye burazutse, Imana irabuzuye. So ngo urwo rugo rwawe rwasenyutse, Imana irategetse rurongeye ruruzuye. Komera Imana amashyi menshi cyane kandi unezerewe. Yakurindiye abana nta kiguzi watanze, akurindira umuryango nta kiguzi watanze. Ese niki wabasha kwishura Uwiteka Umwami Imana wakurinze muri icyo gihe cyose cyatambutse? Imana yacu tugirire. Abahinzi mbasabiye umugisha, buri muntu wese n'icyo akora natamusabiye umugisha muri uku kwezi kwa karindwi, natuye umugisha nubomeho muri uku kwezi kwa karindwi, natuye umugisha ubagendagendeho muri uku kwezi kwa karindwi. Ababyeyi bahereza umugisha muri uku kwezi kwa karindwi, abasore n'abakobwa ubaha umugisha muri uku kwezi kwa karindwi, bantu bose ubaha umugisha, abagabo bahereza umugisha, bacuruza ubaha umugisha. Ndata Nyiringabo Imana sabye umugisha ngo nubomeho. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi. Ndabifuriza amahoro y'Imana rero n'umugisha ku Uwiteka. Nge tugiye kubana muri uyu mwanya, nitwa Nshimiyimana Jean Claude. Rero reka ngubwire ngo nezerwa, iki cyumweru kikubere cyiza kandi kikubera umugisha kuri wowe n'umuryango wawe wose. Amahoro y'Imana abashe kubana nawe kandi imbaraga z'Imana zibashe kukugota. Ibitangaza by'Imana bikoreke ku buzima bwawe ndetse no kubw'umuryango wawe wose. Ndabakunda rero. Mu kanya twitegura kumva ijambo ry'Imana, reka tuzamukane n'umuziki mutoya cyane cyangwa se igisirimba gito. Ndakigutuye uyu mwanya wa none. Nezerwa, ndagira ngo tubanze tunezerwe kandi twishimire Imana. Umunezero udusabane twese hamwe. Amen.
tubashe gusangira ijambo ry'Imana kuri aya masaha ndetse n'uyu munota. Yesu ashimwe cyane. Mubwire ngo ndabakunda, mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi turi tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Nguzaniye ijambo rivuga ngo imivumo bakuvumye Uwiteka Imana aje kuyitesha agaciro. Bakuvumye imivumo myinshi itandukanye, baravuga ngo nduzabyare, baravuga ngo nduzaheke, baravuga ngo nduzubake nubwo ushatse, baravuga ngo nubwo utangiye gucuruza ndibizemere. Ariko aka kanya nguzaniye ijambo rikubwira ngo imivumo bakuvumye Yesu ayigukuyeho. Haleluya. Singe korode uri wigukureho, ahubwo imivumo urayikurwaho n'Uwiteka. Nta wundi rero wabasha kukuvumura cyangwa se wabasha gukura iyi mivumo yose bakuvumye keretse Kristo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu tugirire neza cyane kandi iduhana umugisha hamwe. Kadusenge rero, nyemerera aho uri, apfukame dusenge Imana, duhamagare mu ijuru kugira ngo Uwiteka Imana aze kuduhana umugisha hamwe. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Imana yacu tugirire neza cyane. Turagushimye mu Imana yacu, tugushimiye impuhwe n'urukundo, tugushimiye imbabazi n'ineza, tugushimiye ubutwari no gukomera, tugushimiye imbabazi n'ineza yawe, tugushimiye kuko wabanye natwe ibihe byose. Mana, waraturengeye rero Mana, turabigushimiye. Warengera abagabo, urengera abasore, urengera ababyeyi, urengera abakobwa, urengera isi yose. Twese wabanye natwe, uba mu ruhande rwacu. Byo ngibyo turabigushimiye Mana. Hari benshi barimo barongerera umwuka, bari kuri za bomboni, abandi nabo ntabwo bimeze neza, bamanitse amaguru, abandi harimo za sonde, abandi data twese bari ibisima bitandukanye, abandi ntabwo bari kwegura umutwe ngo bikunde, ariko twe turacyariho. Ni nayo mpamvu tubigushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro. Warakoze Mana, turabigushimiye Kristo. Ijambo ryarambwira ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ariko tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Ababyeyi bagufite ndibifuza undi murengezi, basore n'abakobwa bagufite ndibifuza undi murengezi, abapapa nabo bagufite ndibifuza undi murengezi. Mana, turabigushimiye, habwa icyubahiro Kristo. Iyaba Uwiteka atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Ya Uwiteka atari we warinda, twebwe ntabwo twabasha kwibera amaso. Kwijambo yabangi yaba nyir'urugo yarasigiye umushura azazira, yagakwiye kuba maso kugira ngo iki gisambo ntigitarimiye inzu. Ariko kubera katazigira umujura ashobora kuzira, niyo mpamvu ashobora guhora ari maso, agahora yiteguye. Ni nkuko nawe uzaza ukaza udutunguye. Mwami Imana Uwiteka, turagushimye, turaguhimbaje, tuvuze ibitangaza byawe, tuvuze imirimo wakoze, tuvuze ubugwaneza bwawe. Wadukuye kure hashoboka, dukura mu magana menshi y'abanyabyaha, dukura mu byaha bitandukanye. Uraduhamagara ngo tuze tugukorere, uraduhamagara ngo tuze mu murimo wawe, uraduhamagara Kristo. Turabigushimiye Mana, bihererwe icyubahiro. Data wa twese, hari ababyeyi bari barabuze amahoro, urangisha ubahereza amahoro. Hari abapapa bari barabuze amahoro, urangisha ubahereza amahoro. Hari abakobwa, hari abasore, hari ababyeyi, hari abapapa, abo bose bari barabuze amahoro, urangisha ubaha amahoro yo mu mutima. Mwana w'intama w'Imana, warakoze, turabigushimiye Kristo. Uri Imana Data, uri Imana, uri Imana, uri Imana.
ubereye mwiza bagutegereje. Wita ku gusenga ko batagira shinge na rugero, wita ku gusenga ko batagira hepfo na ruguru. Wita ku gusenga kwa. Habwa icyubahiro Mana, turabigushimiye kuko wagize neza Kristo. Habwa icyubahiro, warahabaye Mana. Uyu mwanya rero tugiye kumvira ijambo ryawe, nyemerera iri jambo ndirice mu gutwi ngo ringuke mu kundi, uko rishinga imizi mu mitima yacu. Data wa twese, abagabo baryumve, basore n'abakobwa baryumve, ababyeyi baryumve aya magambo. Data wa twese, ndagusabye ngo tubashe kuyumva. Mwana w'intama w'Imana, ndiyace mu gutwi ngo ringuke mu kundi. Mana yaze, mwana data wa twese, ndiyace muri uku gutwi ngo yahinguke muri uko Nyiringabo Imana, iri jambo rigume mu mitima yacu. Mwami Mana Uwiteka, ndakwinginze rero mbere ya byose yuko twumvira ijambo ryawe, ndagusabye ngo ubanze utubabarire, utweze kandi udutunganye, twezesha amaraso avuye ku musaraba i Golgota. Twakoze ibyaha ntitwabasha gushikira ubwiza bwawe. Babyeyi turapfukamye tugusaba imbabazi, basore n'abakobwa barapfukamye bagusaba imbabazi, abagabo nabo barapfukamye bagusaba imbabazi. Niyo mpamvu uyu mwanya wa none tuje tukwinginga ngo uzubane natwe, tuje tuguhamagara ngo uzuhagararane natwe, tuje tuguhamagara ngo uzutwambike imbaraga, tuje tuguhamagara ngo uzutubabarire. Twambaye imyambaro yanduye, twambaye imyambaro ishaje, twambaye amakanzu yashaje, turagusabye ngo utubabarire, turagusabye ngo utweze kandi utwezesha amaraso yawe ayo wapfiriye i Golgota. Abagabo baragusabye ngo bababarire, basore n'abakobwa baraje imbere yawe, ababyeyi baraje imbere yawe. Kristo turakwinginze ngo imbabazi zawe nizitugereho kandi imbabazi zawe zitugaragareho. Mwana w'intama w'Imana, urakoze Kristo, dukeneye imbabazi zawe. Marayika ushinzwe gutanga imbabazi, uwo nguwo niwe dukeneye. Marayika ushinzwe gutanga imbabazi, turamukeneye Kristo ngo azaduhagarareho, azatubabarire. Data wa twese, hari byinshi Satani yatureze, ariko turagusabye Mana ngutwemerere ubitubabarire, udukureho iyi migabo n'ibicumuro byose tubonaho. Mana uri Imana kandi uri mwiza. Anjye sinamenye icyo imitima y'ubwoko bwawe ishaka, ariko urakizi Mana y'isi n'ijuru. Sinamenye icyo abagabo bakeneye, sinamenye icyo ababyeyi bakeneye, sinamenye icyo abasore bakeneye, sinamenye icyo abakobwa bakeneye, sinamenye icyo isi yose ikeneye, ariko urakizi Kristo, wowe uragisobanukiwe. Mana y'isi n'ijuru, ndakwinginze rero nyemerera wamamare ku isi yose. Mwami Data wera, wakoze rero kubana natwe. Uyu munsi turi ku cyumweru, turagusabye ngo kuri iki cyumweru turagukeneye. Muri uku kwezi uzazubane natwe, muri uku kwezi uzaza udushyigikire, muri uku kwezi uzaza uturwanirire. Imana itugirire neza cyane, turabigusabye twizeye. Tugusabye abamarayika bawe ngo baze babane natwe kandi baze baduhagarareho, baze Data wa twese imigisha yawe duhundagareho, mu izina rya Kristo wakoze, amen. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha k'Uwiteka. Iki cyumweru ndagira ngo unezererwe Imana. Iki cyumweru ndagira ngo wakire umugisha uvuye k'Uwiteka. Iki cyumweru ndagira ngo wakire imbaraga z'Imana zivuye mu ijuru. Iki cyumweru ndagira ngo wakire imbaraga z'Imana ziturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Imana itugirire neza cyane. Hagira ngo ubwire ngo abakugwanyije mu kwa mbere ndaho bagiye,
abakwanze mu kwa kabiri ndaho bagiye, abakwanze mu kwa gatatu ndaho bagiye, bakwanze mu kwa kane ndaho bagiye, bakwanze mu kwa gatanu ndaho bagiye, bakwanze mu kwa gatandatu ndaho bagiye, bakwanze mu kwa karindwi ndaho bagwiye, abakwanze mu kwa munani ndaho bagiye, abakwanze mu kwa cyenda ndaho bagiye, abakwanze mu kwa cumi ndaho bagiye, abakwanze mu kwa cumi na kumwe ndaho bagiye, abakwanze mu kwa cumi na kabiri ndaho bagiye. Ariko ndagira ngo uhereze iri tangazo rikubwira ngo abo bose barakwanze, barakujugunya, barangije baragutererana, ariko Uwiteka Umwami Imana ntiyigeze ava mu ruhande rwawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana itugirire neza. Haleluya. Ndanezerewe kuri iki cyumweru kuba Uwiteka Umwami Imana akomeje kuturinda, akaba yarakurinze nanjye akaba yarandinze. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Yakurindiye abana nta kiguzi watanze, akurindira umuryango nta kiguzi watanze. Ese ni iki wabasha kwishura Uwiteka Umwami Imana wakurinze muri icyo gihe cyose cyatambutse? Imana yacu itugirire neza cyane. Muririmbyi aravuga ngo ubuzima, aravuga ngo ubuzima dufite hano muri iyi si ngo ni ng'uburabyo burabya umwanya mutoya, ngo ni ng'amazi ameneka ndabashe kuyorwa. Byashoboka ko waryama uri muzima bugacya byarangiye, byashoboka ko wakiriga uri muzima bukira byarangiye. Wari wavuze ngo tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo, cyangwa se tuzayiraramo ariko ntituyirirwemo. Ndagira ngo iri tangazo aho bagushyinguye Imana ije kuhagukura. Hereza Imana icyubahiro n'amashyi menshi ku Uwiteka. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Kangubwire, bafashe icyobo baracukura, barangije gucukura bakora na serikeye, barangije gukora serikeye baragufata baguterekamo, barangije bagushira muri serikeye, barangije barongera barafunga ndetse bashiraho n'umusaraba, barangije gushiraho umusaraba, barangije bagushira mu mba, barangije gushira mu mba, barangije barongera barasisibiranya bashiraho n'ubutaka, barangije kubishiraho, barangije bateraho n'indabo. Ariko ndagira ngo uhereze iri tangazo aho bakuzirikiye Imana irategetse ngo bakuziture, mw'ubwo mugezi bagusizemo Imana irategetse ngo bawugukuremo, aho baguhambye Imana irategetse ngo nibaguhambure, cyo giti bakumanitsemo Imana irategetse ngo bakigukuremo. Oh haleluya. Ngo bucuruzi bwawe bashinguye Imana irategetse ngo nibabutabure. Yesu ashimwe cyane. Ubukwe bwawe bwapfuye Imana irategetse bwongeye burazutse, Imana irabuzuye. So ngo urwo rugo rwawe rwasenyutse Imana irategetse rurongeye ruruzuye. Komera Imana amashyi menshi cyane kandi unezererwe Imana. Amen. Imana yacu itugirire neza cyane, kandi iduhana umugisha hamwe. Yesu yatubambiwe ku musaraba i Golgota agira ngo ubeho nanjye mbeho. Yesu ashimwe cyane. Muririmbyi yaririmbye ngo icyubahiro ni icy'Imana, ntabwo icyubahiro ari icy'umwana w'umuntu, ahubwo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Nyemerera ngo iri tangazo, wiringiye ba Muyomba baraguhemukira, wiringira abashangazi baraguhemukira, wiringira abakomeye baraguhemukira, wiringira imiryango ikomeye baraguhemukira, ariko Yesu ni inshuti idahemuka. Imana itugirire neza cyane. Umuntu yagusezeranya kari bukugaburire ariko ndakugaburire, umuntu yagusezeranya kari bukugurire imyambaro ariko ejo ndayigure, umuntu yagusezeranya kari mara gutegurira kado ariko ejo akaguhinduka, umuntu yagusezeranye ko oh haleluya, ntabwo ibintu urimo urabyuma, ntabwo urimo urakurura ubwiza bw'Imana. Yesu ni inshuti idahemuka. Imana itanze umugisha ndawatera amahane. Haleluya. Imana ikugaburiye ndawe ushobora kubivuguruza, Imana ikwambitse ndawe ushobora kubivuguruza. Reka kwiringira abantu, hanga amaso ku Uwiteka. Imana itugirire neza cyane. Amen. Yewe ndimo ndanezerwa muri iyi minsi.
bandu benshi barahemuka, bandu benshi barahemuka. Twagiye tubona abantu bamwe bakora ibyaha bakabidutwerera kandi ndabyo twakose. Tugenda tubona abantu batubeshera ko hari ibyo twavuze kandi ndabyo twavuze. Tugenda tubona abantu batugambanira barangiza bagashaka kutwirukanga inyuma, bakavuga ngo runaka bimeze, ariko Yesu akamanuka agahagarara agakora imirimo n'ibitanga. Twagiye tubona ineza y'Imana, tukabona ubutwari bw'Imana no gukomera kw'Imana. Mana yacu tugirire neza cyane. Ariko uyu munsi nakuzaniye ijambo rikubwira ngo imivumo bakuvumye, imivumo bakuvumye muri uku kwezi Imana yigukuyeho. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imivumo bakuvumye, imivumo abarozi bakuvumye, imitego bagutese, igihe bamaze bari kukugambanira, igihe bamaze bari kukwirukangaho, ibyo byose kuzana itangazo rikubwira ngo Imana ibigukuyeho. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ikugiriye neza ndawatera amahane. Imana imanutse ndawushobora kuvuguruza ibyo Imana, imigambi y'Imana igufiteho. Haleluya. Muri njyanye ngo dosiye yanjye yari yanditse nabi, ariko Yesu ayigezeho ayihindura neza. Kuri dosiye bari baranditse kuri igisambo, kuri dosiye bari baranditse yuko uri umurozi, kuri dosiye bari baranditse ko ntacyo uzimarira, kuri dosiye bari baranditseho yuko urimbwa ko uzapfa ntacyo wigejejeho, kuri dosiye bari baranditseho ibintu byinshi byo kukubeshera, ariko Yesu ayigezeho arayibirindura ayandika neza. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana itugirire neza. Ndimo ndaneserwa n'aya magambo. Ndishimye uyu mwanya kuri iki cyumweru. Ndishimye kuko Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanjye. Benshi bashatse ko naba ndagejeje kuri uyu munsi wa none. Benshi bamvuga ibitari byo, bamwe bakora ibyaha barabintwerera, bandi bamvuga amagambo atari meza, bandi bambata uko bashaka, bandi bakangamira mu kitose, abandi bakandemera ibyaha bakagenda babyongeranya. Ariko Yesu ndashimira Kristo wa Data wa twese mu cyo mu ijuru ko yaje akaba mu ruhande rwanjye. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo ubwire ngo umuntu yategatikaye ajya kuguteranya kuri mugenzi wawe, ariko ndawatega ngajye kuguteranya ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yategatike akajya i Kigali akajya kuguteranya n'inshuti zawe, umuntu yategatike akaza kuguteranya mu kazi urimo, umuntu yategatike akajya kuguteranya mu rugo iwawe, ariko ndawafata umwanya ngategetike ajya kukurega mu gihugu cyo mu ijuru. Imana itugirire neza cyane. Benshi baguteranyije n'inshuti zawe, bakwangisha abantu, bakwangisha imiryango, bakwangisha urugo rwawe, bakwangisha mama wawe, bakwangisha papa wawe, bagutandukanye n'imiryango yawe. Ariko ndagiye ngo uhereze iri tangazo, ukeneye gusenga Imana ikongera ikakugarurira abawe. Uyu mwanya ndagira ngo ubwire ngo imivumo bakuvumye, uku kwezi imivumo bakuvumye Imana yegukuyeho. Imana itugirira neza cyane. Nibuka umunsi nk'umuntu yigeze kumfuma, arambwira ngo nzapfa ndimbwa, abivuga nk'umuntu bihagazeho wagira ngo ni Imana yanjye. Avuga ngo Korode, ndimo ndakwitegereza ngasanga uzapfura imbwa ndanikindu wimariye, ndimo ndakureba ngasanga ndanicyo uzigezaho, ndimo ndakwitegereza ngabona nta gaciro ufite. Rangije arambwira ngo none ahangaha ngewe ndategetse mbereza imyenda nakuguriye, ngewe ndategetse mbereza telefone nakuguriye, ngewe ndategetse mbereza inkweto buri kimwe cyose cyitwa ko nakikuguriye, ukimbereze. Nurangiza kukimba unsokere mu nzu. Havuga ndariko Mana, none se mbigenze nte? Hangishe imvura iranyagirira mu shyamba irankubita iranyagira, ariko icyo gihe ntabwo umugambi w'Imana wakomeshe kugenda kuri njye. Imana itugirire neza cyane. Ndacyabuze umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Nsara yarandiye, ngora amasengesho y'iminsi 7 ndazi ngo nzajya kurya he, ngora amasengesho y'iminsi 7 ndazi ngo nzataha njye kuryama he, inzara irandya,
ndatoraguzwa imijumbajumba, inzara irandya, ndatoraguzwa, inzara irandya. Ariko Imana yacu irakomeye. Imana yacu ni igitangaza, ni igitare gikomeye kitanyeganyezwa n'umuntu uwo ari we wese. Nahoranaga ijambo rimwe rivuga ngo kuko Imana izandabara nicyo gituma ndamwara. Umunsi umwe umuntu umwe arambwira ngo ariko kubera ko uhora mu ijambo rimwe, uhora mu ijambo rimwe rivuga ngo kuko Imana izagutabara nicyo gituma utamwara. Ndangije namubwira ngo niko byagenze, niko Uwiteka Imana yagize gute, yabishimye. Imana yacu itugirire neza cyane. Amen. Imana itugirire neza kandi Imana yacu idutabare cyane. Natoraguzwaga ibishekesheke kugira ngo ndebe ko ubuzima bwazamuka, ngaca mu migezi ngatoraguzwa imijumbajumba basizemo ngareba ko ubuzima bwazamuka. Ariko ndashima Yesu Kristo mu gihugu cyo mu ijuru gwikomeje kuba mu ruhande rwanjye. Ndacyabuza umugambi w'Imana gusohora. Mwene data shuti yanjye, hagira ngo ubwire ngo imbaraga z'Imana cyangwa se mwuka w'Uwiteka ari kubakiranutse, mwuka w'Uwiteka ari ku bagabo, mwuka w'Uwiteka ari ku babyeyi, mwuka w'Uwiteka ari ku basore n'abakobwa, mwuka w'Uwiteka ari mu rugo rwawe. Numwemerera ukumva ijwi rye, niwinangira umutima wemerera Imana isibane nawe. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Kubara ibice 22 umurongo wa 12. Kubara 22 umurongo wa 12. Turongera dusimbuke dusome Kubara ibice 23 umurongo, turahera ku murongo wa 18 tumanuka tugeze ku murongo wa 20, nawo tuwusome. Imana yacu itugirire neza cyane. Amen. Nanone turaza kongera gusimbuka dusome Esiteri 6, turahera ku murongo wa 4 tuze kusoma n'uwa 7. Imana itugirire neza cyane. Amen. Aya magambo niyo ngira ngo tuganire uyu mwanya wa none. Aya magambo nayo Uwiteka Imana yambaye kugira ngo nyakugezeho wa mubyeyi we, nawe wa mupapa we, nawe wa musore, nawe wa mukobwa we, wowe uri murangurikira uyu mwanya wa none. Ndagira ngo aya magambo yaze kugera ku mutima wawe. Imana yacu itugirire neza cyane. Tuvuze Kubara 22 umurongo wa 12, aravuze ngo, umutwe w'amagambo aravuze ngo Baraki yinginga Balamu kuvuma Abisirayeli. Imana itugirire neza cyane. Uyu mugabo witwa Baraki yagiye kwinginga witwa Balamu, aramubwira ngo ndasaka yuko mvumira ubwoko bw'Imana, ibyo ndi bukubwire ari byo uri bugendereho, ndetse n'ibiguzi cyurakenera cyose ndakiguha. Nushaka umbwire nguhe na miliyoni 10 cyangwa se nguhe na 1/2 mu mugabane ndunze, cyangwa se cyuranza abacyose, nimba ari ubutunzi ndabuguha, nimba ari n'imodoka ndayiguha, nimba ari n'amafaranga ndayaguha, ariko mvumira ubwoko bw'Abayisirayeli. Haleluya. Twese tuvuge ngo amen cyane. Nagira ngo uhereze iri tangazo. Batanze ibiguzi byinshi kugira ngo upfe, ariko Imana nayo itanga ingabo nyinshi kugira ngo ubeho. Baguteza amarozi kugira ngo upfe, ariko Uwiteka Umwami Imana aramanuka, amarozi baguteza Imana yatesha agaciro. Bavumye ubucuruzi bwawe kugira ngo nduzacuruze wunguke, ariko uyu mwanya ngo wayitangazo rikubwira ngo muri uku kwezi nuyemerera ije kuvumura ubucuruzi bwawe. Sante, urakoze kureto. Bakoherereza amahembe ngo buce ukindutse, batanga ibiguzi byinshi kugira ngo we kubaho,
ariko Kristo wo mu gihugu cyo mu ijuru atanga ingabo nyinshi kugira ngo ubeho. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana itugirira neza cyane. Umugabo witwa Baraki yashakaga kuvuma ubwoko bw'Imana, ajya gushaka uwitwa Balamu, kuko uyu Balamu yari umukozi w'Imana. Avuga ngo uko byagenda kose ndabizi, icyo uvuze cyose kiremera, wanyemerera ukajya kumvumira buriya bwoko bw'Abayisiraheli. Imana itugirire neza cyane. Wanyemerera. Barozi baraterana bakwiga kugira ngo bakwice bikanga, mu kazi bagaterana bagira ngo barebe uburyo bakwirukana bikanga, bakakugambanira bikanga, bakagutega imitego bikanga, bakakoherereza n'amahembe ndetse n'amarozi menshi atandukanye bikanga. Hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Imana yacu itugirire neza cyane. Wa mubyeyi we, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wa mupapa nawe, wa musore we, yewe wa mukobwa we, wowe ungurikiye umwanya wa none, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari umugambi w'Imana igufiteho. Hari imbaraga z'Imana ziri kuri wowe. Mwuka w'Uwiteka ari ku buzima bwawe. Imana yacu itugirire neza cyane. Amen. Reka dusome umurongo wa 12 havuze ngo, Imana ibwira Balamu iti, ndujyane nabo, nduvume abo bantu, kuko bahawe umugisha. 13 mu gitondo Balamu arabyuka abwira abatware ba Baraki ati, nimwigendere musubire iwanyu, kuko Uwiteka yanze kungundira ko tujyana. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Ngo bwarakeye mu gitondo, umugabo witwa Balamu ngabwira bamwe mu batware b'umugabo witwa Baraki yari yohereje kuza gushikira Balamu, ngarababwira ngo ndabinginze nimwigendere, kubera ko Uwiteka yanze ko tujyana. Abe umva mukozi w'Imana, ndagira ngo ujye ugendera ku ijwi ry'Imana, ujye wumvira Mwuka Wera, ujye wumva icyo Uwiteka Imana akubwiye, aba ari cyo ubasha kugenderaho. Ureke kugenda wirukanga, aho kugendane n'Umwuka w'Uwiteka. Uyu mugabo witwa Balamu yagendanaga n'Imana, yumvaga icyo Imana ivuze. Imana yaravugaga akumva icyo ivuze. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo Imana nijya ivuga ujye wumva icyo ivuze. Haleluya. Imana nijya ivuga ujye wumva ijwi ryayo, wumvira Umwuka. Hari umuririmbyi aririmba, jya wumvira Umwuka rw'iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Ibo nafashwa n'amagambo y'Uwiteka. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo Imana ibwira Balamu iti, ndujyane nabo, nduvume abo bantu, kuko bahawe umugisha. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana ibwira Balamu iti, ndujyane nabo, nduvume ubu bwoko, kuko bwahawe umugisha. Amen. Ab'Imana yahaye umugisha mumvugire ngo amen. Ab'Imana yarinze uyu mwaka wose mumvugire ngo amen. Ab'Imana yarinze mu myaka yatambutse mumvugire ngo amen. Ab'Imana yarinze mumvugire ngo amen. Byashoboka ko uyu munsi wa none uri mu buzima bubi, ariko ejo mu gitondo Imana iraguhindurira ubuzima. Imana ni nziza cyane. Haleluya. Hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Byashoboka ko wakirigurarira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Byagira nimugoroba bikemera. Byashoboka ko uyu munsi uri kuburara, ariko ejo bizakunda. Byashoboka ko uyu munsi bitameze neza, ariko ejo bizemera. Imana yacu itugirire neza cyane. Habwa umugisha n'Uwiteka umwami Imana. Amen. Imana idutabare kandi Imana iturengere, ndetse Imana iduhane umugisha hamwe. Ngo ndujyane nabo, kuko ubu bwoko ugiye kuvuma nabuhaye umugisha, bwaheshejwe umugisha nanjye.
Imana itugirire neza cyane. Reka dusimbuke dusome nanone kubara 23 umurongo turahera ku murongo wa 18 dusome n'uwa 20. Haravuze ngo aca umugani ahanura ati haguruka Balaki wumve ndegera ugutwi mwene Zipori. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Amen. Ibyo yavuze no kubikora ndizabikora, ibyavuzwe mu kanwa kayo no gusohoza ndizabisohoza. Imana itugirire neza cyane. 20 avuze ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Amen. Ijambo ratubwiye ngo nategetswe kubahesha umugisha, kandi n'Uwiteka nawe yawubahaye. Amen. Vuga ngo Uwiteka yabaye umugisha. Wowe wivuge mu mazina yawe, uvuge ngo njyewe runaka, uvuge ngo njyewe Korode, Uwiteka Imana yambaye umugisha. Njyewe ndi Korode nategetswe kuguhesha umugisha, ariko n'Uwiteka nawe yagize gute? Yawuguhaye. Imana yantegetse kuza kuguhesha umugisha uyu mwanya wa none, kandi Uwiteka Imana nawe yagize gute? Yawuguhaye. Ndagira ngo twemeranye, akira uyu mugisha Imana iguhaye, akira uyu mugisha Imana itanze, akira uyu mugisha ku buzima bwawe, akira uyu mugisha Imana iguhaye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana itugirire neza, kandi Imana duhana umugisha hamwe. Dore nategetswe kubahesha umugisha, kandi Uwiteka Imana yawuguhaye. Tugiye gusenga Imana kubw'aya magambo twumvise. Tugiye gusenga Imana. Nshuti yanjye mwene data, ijambo ryatubwiye ngo nategetswe kubahesha umugisha, kandi Uwiteka Imana nawe yawuguhaye. Witwa Balaki yashakaga kuvuma ubwoko bw'Imana. Witwa Balamu aravuga ngo Uwiteka Imana yambujije ubwoko bwahawe umugisha, ndago njyewe nabasha kubambura. Imana itugirire neza cyane. Umugisha Imana yaguhaye ndawubasha kukwaka, umugisha Imana yaguhaye ndabasha kukwambura. Imana itugirire neza cyane. Kadusenga Imana kubw'aya magambo twumvise, izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Nimero upfukame ku maguru yawe, dusenga Imana kubw'aya magambo. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Uwiteka Imana ikomeye, nongeye kugushima ndetse no kuguhimbaza. Ngushimiye impuhwe zawe ndetse n'urukundo rwawe, ngushimiye imbabazi zawe ndetse n'ineza yawe. Ubwoko bwawe mbusabiye umugisha, abacuruzi mbasabiye umugisha, abahinzi mbasabiye umugisha, buri muntu wese n'icyo akora natamusabiye umugisha. Muri uku kwezi kwa karindwi natuye umugisha nubomeho, muri uku kwezi kwa karindwi natuye umugisha ubagendagendeho, muri uku kwezi kwa karindwi ababyeyi bahereza umugisha, muri uku kwezi kwa karindwi abasore n'abakobwa baha umugisha, muri uku kwezi kwa karindwi bantu bose ubaha umugisha, abagabo bahereza umugisha, bacuruza ubaha umugisha. Ndata Nyiringabo Imana, sabye umugisha ngo nuwomeho. Mwami Imana Uwiteka, ndasenza aya masaha hari ababyeyi baziritse inda zabo, izi nda zabo ziziturwe muri uku kwezi babyare neza. Ndasenze Kristo Data wa twese, Mwami Imana y'isi n'ijuru, izi nda ngo nuzibohore. Mana Nyiringabo Imana, bohora izi nda z'ababyeyi babashe kubyara neza, bohora izi nda Kristo. Mwami Imana Uwiteka, imigozi bababohesheje iyo yose ndayiciye mu izina rya Yesu. Imigozi babazirikishije iyo yose ndayiciye mu izina rya Yesu. Ibyo babateje byose byo bibakuyeho mu izina rya Yesu. Ibyasenye izi ngo byose mbikuyeho mu izina rya Yesu. Turi mu kwezi kwa karindwi
y'umusito tariki 5 natsa nyiringabo Imana wabohora ubu bwoko bwawe. Hari ababyeyi baziritse ngo ntibazabyare, ndatiye imigozi yuzitugwe n'izina rya Yesu. Ibyo abarozi bakoze byose mitesha agaciro n'izina rya Yesu Kristo. Abo basize mu mabuye, abo basize mu rutare, abo bamanitse mu biti, abo basize mu migezi, bajyanye mu nyanja, abo basize mu marimbi, abo bose mbakuyeyo n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bohora ubwoko bwawe, bohora abana bawe. Natsa nyiringabo Imana, nyemera data wa twese, nutegeke uganze, nukore kidasanzwe, imirimo n'ibitangaza bikoreke ku buzima bw'ubwoko bwawe. Hari ubucuruzi bwanyazwe, dutumye marayika yongera bigarure, dutumye marayika atugarurira ibyacu byose byanyazwe. Imana itugirire neza cyane. Bana natwe kandi uturengere, utwambike imbaraga zawe n'ubutware bwawe, utwambike gukomera kwawe ndetse n'ubushake bwawe. Mana y'isi n'ijuru, komeza utegeke no kuganza. Nizeye ko byose urabikora n'izina ryawe data twese. Imana urakoze. Amen, amen. Imana yacu itugirire neza cyane kandi Imana iduhana umugisha hamwe. Mbifuriza amahoro y'Imana n'umugisha. Mwese musanzwe mukomeza kudukurikira ku Nzira Igana Ijuru TV, mukomeze mukande subscribe kandi muze dukomeze dusangire ijambo ry'Imana. Mugire amahoro y'Imana n'umugisha ku Uwiteka. Mbifurije icyumweru cyiza. Bye bye.